mbumvisha iminsi ibiri y'ingenzi mu buzima bwacu. Umunsi uvuka ni umunsi w'ingenzi mu buzima bwawe. Ni amagambo yavuzwe na Mark Twain. Ni umugabo w'umuhatari cyane wandikaga ibitabo, burangiye nkunda n'ibitabo bye. Nimba ari uko nawe yitwa Mark. Ba Mark bizakugora kubona Mark winjije. Katururi. Yaravuze ati, niyo magambo dutangiye batubwira, ati umunsi mwada iminsi umuntu wese agira mu buzima bw'irenze ni umunsi uvukiraho. Undi munsi wa kabiri w'ingenzi mu buzima bwawe ni umunsi umenyeraho impamvu wavutse. Ndabizi abantu benshi muri kureba iyi filime muzi ko mwavutse gusa ngo murye munywe murongore abagore mushake, nyine ubwo nicyo mvuga, mugeraho mubyara abana mubarere mupfe. Wapi, menya ko weho umunsi w'ingenzi wagize ubwo ari ukuvuka. Umunsi ngo w'ingenzi ni umunsi umenya ko wavutse, ukamenya n'ikintu cyatumye uvuka. Ubundi nkawe uzi ikintu cyatumye uvuka? Uzi impamvu se basi uri i Kigali? Uzi ngo nuguhiga amafaranga gusa? Wapi. Nimba uzi ko utaramenya impamvu wavutse, hari n'umuntu agerageye agasaza ataramenya ikintu cyatumye avuka. Hari n'icyo nabajije undi kirambwira ngo si ukunywa widi seroki, ngo nicyo navukiye. Nakwereka wabyutse mu gitondo saa moya n'igice niyo saba tweretse, byuka mu gitondo arabanza akora akantu ko kunywa nk'umuntu wese ubyutse areba ukuntu byagenda kuba gafite, kakanywa atera agakweto siraje, arangije afunga agakweto ke. Akantu kari kunje na buriya gatuma njeceka. Umugabo amaze gukora ibyo akora nk'undi muntu wari wese, uyu mugabo ni icyamamare mu nshira mwita Denzel Washington. Ni icyamamare. Umugabo amaze gukora ibyo akora yaje hakunino, ateze bisi nyine nk'undi muntu wese ugiye mu kazi, nkuko natwe tubyuka umugabo aza mu kazi. N'utu tuziba bari kwikorera hakurya iriya bihigira amafaranga. Mbonera no gusuhuza aba diaspora mwese mugura abonema muri iyo za Amerika. Narinzi ko warangije kano kazi cyumweru gishize. Uwo muguzi yashaka ko tumushyira n'ibindi. Urakoze ni mu kazi. Urebe. Yo papa. Icyo nzi cy'akazi wakoraga kera ntabwo wasunikaga ibintu nk'ibi. Ewa ni kirama micoco. Umve. Babonye uburyo asunika baravuga ati bisi byo wakoraga kera. Ni akazi menya atangiye bushya. Katurore. How you doing, Jenny? Mr. Jenny. Ni mu kazi nabo bakorana. Urebe filime. Umugabo azaruna amasaha yo kurya abakozi. Ufite icyaho ndi kurya tuna. Whole grain, gluten free. Arambwira ati hano hari n'umugati, imbuto n'utuntu tw'iki tugiye turimo imbere. Okay. Mbega uyahekenye yumva birafuze. In the tuna. Ahari harimo igufwa muri tuna se ribaho. Aramwereka. Kuriba harimo ibintu by'amafiriti n'ibiki. Vegetable. I like crunchy things. Man, ngiye nkunda ibintu nk'ibyo bihekenyeka. Weed is crunchy. Umva ibi bintu ntago birimo imbuto n'imboga. Security guard, you gotta lose weight. Kugira ngo ubu umusekirite hano bakuzamure witwa umusekirite uhagarariye abandi, birasaba kugabanya ibiro, gabanya no mafiriti horurya. Niyo mpamvu yarari kubeshya ngo ari kurya tuna kumba ari kurya ibintu by'ibifiriti bituma umuntu abyibuha. Yarabimusubije. Gerageza ugabanye icyo bi. Ntuzongere kurya amafiriti amachips. Ibyo bintu by'amachips bireke. Kume ku gatayi kameze neza. Buri iyi mibiri yacu riga nta nubwo yaremewe kurya ibintu by'inyama. Mbere y'umwuzure ntago baryaga inyama. Nyama ntago ari izijyanye n'ibintu by'ibyatsi, imboga, imbuto, tuntu tworohereye. Bwiro. Do, umugabo arangije akazi yaritahiye. Nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi. Iyi filime nkuzani ni umugabo ukuze ubona ko amaze gusaza, mogeze muri ya myaka, imyaka y'umuntu ageze mu rugo aza kurya, iyo amaze kurya bisa nkaho yibana, yoza isahani agatereka hakurya iriya. Tereka kurya gasuku hafi aho, fi kuri mwebwe mumara kurya mugata ibintu aho mubisize, areba ku isaha. Uyu mugabo bigaragara ko ari babasaza bari ku murongo, utuntu twe ni ku masaha ku murongo. N'inama agira abandi bantu z'imirire ibyo barya, wumva ko ari umuntu uha agaciro ubuzima wiyubashyemo. Mbega n'umuntu uri wumva filime zanjye buriya ndabizi, iyo muri kumva filime zanjye bavuga ati nyamazu wabyaye yabyaye Rocky, wumva ko ari umuntu kamemu. Mwe mwaragendesheje nyine. Umubyeyi wari uvuze ngo twese twakoze iki uri kureba ino filime, yaragendesheje.
ariko abana banyu mujye mubahatira kureba filime za Rocky, hari ubumenyi bakuramo. Umugabo azakunino yafashe akantu kameze nk'amajyane, murakabonye? Ya majyane nyine tuno tw'utujyane mushyira mu mazi twa T-bag niko mutwita, ashyira mu ikote arangije gufatira igitabo. Bigeze mu masaha y'ijoro, yavuye ku kazi kumwe, abantu bava ku kazi saa 11 n'ebyiri, bigeze n'ijoro nk'agasamoya, yafashe igitabo cye yigizira hakunino. Masaha y'ijoro ni umusaza ukora utuntu twe turi ku murongo. Narakubwiye ngo filime z'ubwenge zitangira zituje, ubundi tukagendana gake gake. Umugabo aza mu karesitora kari hano hafi y'ahatuye, karesitora baturanye, n'igitabo cye. Fata igitabo cyegereza hano, arangije gufatira ibiyiko baba bateguye hano, abishyira ku ruhande, akantu ku murongo, akantu ku kandi. Sasa kigaragara utuntu twe tuba dusa ngo turi ku murongo. Uri umuntu uri ku murongo no mu mutwe urabibona utuntu twe. Urebe muri restaurant harimo agakobwa, dore uyu we n'ukuntu yicara ubona ko atari ku murongo, amutanga n'intoki tukabana. Umukobwa uri muri aka restaurant bazana amazi ashyushye, T-bag anywa arayizanira. Pana batazamuhari amajyane y'amakorano, biriya bintu busigaye babaha ugasanga abantu muri gupfa mukiri bato, we amajyane anywa arayigendana. Ese wa muntu yarobye ifi mu gitabo uri gusoma? Yes, hooked it. Oya yarayiteze. Nagakobwa Big fish. yaje kwiroba se, ye ni ifi nini, ariko azayiroba. Ni igitabo ari gusoma cy'umuntu wari wagiye kuroba ifi nyine. Uwo muntu uri kuroba iyo fi menya nawe ashaje muri icyo gitabo. Ni igitabo yari gusoma nyine, ageze ahantu umuntu yari yagiye kuroba ifi. Give up that refined sugar. Iyo sukari unywa ni nyinshi uzayireke. Umunsi wari wese nshobora kuzayireka. Bad for your vocal cords. Iyi sukari imeze gutyo nimbi ku ijwi ryawe, ushobora kuzatuma utaririmba neza. Umukobwa naguze akamashini kazajya kamfasha gukora twa nirikodinga uturirimbo two kumvisha abantu bakumva ko ndenze. Umukobwa menya uri umuhanga mu kuririmba, ariko muko ubibwiwe n'iki se? Ngiyumvamo kushora kuri umuhanga. N'umukobwa basa nk'abaturanye bahurira muri kano karesitora. Umukobwa menyera namubwiye ko ari umuhanzi kuko baravugana nk'abamenyeranye, wumva ko yabwiye n'umukobwa igitabo asoma hano kigeze, baraziranye. Uzambwira iby'iyo fi yo muri icyo gitabo umunsi bayirobye. N'umugabo ari gusoma igitabo cy'umuntu ngo wagiye kuroba ifi. Umukobwa acaho, bwa bukobwa bwo muri karitsiye wari isaziye, abaganiriza abaturanyi nyine abantu muri karitsiye. Filime y'ubwenge sibyo? Katurune byo birabaye. Muze yaje yakuri no mu kazi mu gitondo. Uyu mugabo nta filime mbarakina. Yo papa bamwita papa kubera ashaje. Like for a living. Umva mbere utaraza gukorana wakoraga iki? He was a stock dude. Umva uyu yakoraga I was mu bintu by'imigabane hakurya iri. No, not a pimp. A pip. Nari PIP, nari pip, ntago nari pimp. You gotta curse so much. Wakoraga iki sirika mbere ikintu nakoraga? It's like this. Muzare bantu haberaga ijoro ryitwa Gladys Night. Narabyinaga, naracezaga ngiyewe. Mwamboye abantu bari bateze bavuga tutaraza gukora hano wakoraga iki? Muzare ambwira ati narabyinaga. Amboye utuntu na tunitwe twari tununze, nari imeze nka ba Jojo Boris. Narabyinaga. Look that up. Bahise baza hano kureba. So which one were you? None se uruwe muri aba bantu babyinaga kera? Yo, that's not. Oye mumoso uyu ntago ari we man. Man, that's Bari kure abantu babyina. Uriya nyamara niwe mana akiri umwana wabona yaratunzwe no kubyina. That's cool, yo. Hebe zirabwiye ngo kera yaratunzwe no kubyina. Katururi yo bwarongeye burira. Ndagira ngo urebe filime y'ubwenge itangira gake gake igenda gake gake, ukaza kumenya ko Rocky kuva navuka narazana filime mbi. Mbere kwereka muri iyo karitsiye kuri ka karesitora, wa mukobwa yarahagarutse ahora yambaye amamini jipe. Bega ijoro ribi. Umukobwa ariko yaje avuga muzera muri ibintu, umukobwa w'umuturanyi bahora bahura muri aka karesitora bakaganira. Umukobwa ukiri muto muze harashaje, ari mu myaka nk'iyanjye. Urakoze. Kiburiyo mbona udukobwa tumumagara ngo Rocky ndaguku ntago ngana namwe dore ngana n'uyu musaza mumveho. None se yafi ntago barayiroba? Yafi. Yeah. Yes. Yeah, you did. Oya yafi baje kuyiroba. Ndumva byararangiye neza. Not exactly. Oya ntago byarangiye neza urebye. Tied the fish to the side of the boat. Uwo mugabo yarobye ifi yishyira uruhande rw'ubwato, ari kugashya asubira ku nkombe, ifi igenda iva amaraso agwa mu mazi,
haza shaka They ate the whole fish. shaka irazitira iyo fi yose. Well, that's just kind of a waste, isn't it? Mbega umugabo wangije igihe cye ngategereje ifi ngo arayiroba. Yarobye ifi nyine shaka iraza irayirya. And met his greatest adversary just when he thought that part of his life was over. He saw him Gusa umugabo nanone icyiza yungukiyemo nuko yahuye n'umwanzi ukomeye mu buzima bwe ari w'iyo shaka bikarangira arokotse. more for it. Why didn't he just let the fish go? The old man's got to be the old man. Fish got to be the fish. None se kuki iyo fubundi atari yararetse na mbere ngayirobere umugabo yagombaga kuguma ari umugabo n'ifi ikaguma ari ifi. Icyo dukorera ifi se si ukizi ni ukuyiroba cyangwa tukayirya. Nawe yaducika ikaducika. Umukobwa rero hari imodoka yaje nziza ifu zihone. Umukobwa yikangamo. Yiteye ama makeup yiteye ibirungo. Umuhamagaye yitwa Silavi. Kukantu nimukibagirwe. Mukobwa kuri telefone aritaba. Yani hač. Twakuboneye umukiriya simushaka. Ngiki? Nikabo turkovanja. Mwashatse undi mukobwa mu muhasi utaringe. I тут клиент свій. Ni weho umukiriya ashaka. Uwo mukiriya ni ingurube. Ntabwo mushaka. Bivuze ngo uyu mukobwa we bamuburiye abakiriya aragenda. Dore umukiriya bamushyiriye ni ikigabo gifite ibondo. Don't worry about it. Go make your living. Nanga ese wegenda ujye kwishakira imibereho wa mukobwa we wikwishyura. Ni umukobwa aramuzi muri restaurant bisa nkaho yigurisha. Bamubonera abakiriya cyangwa se hari abamugurisha. Bamuboneye umukiriya dore umukiriya uje kumutwara. Hari ahanze abakobwa bari mu dukoperative cyangwa hari abantu nyine babishyura we bakakubwira uwo mujya kuryamana ukazahembwa ku kwezi. Atari we wigure pana bya bindi naho umuntu ashobora gushyiraho ibiciro bye ngo kurura bwarakeye uno musaza byose ababireba. Ibibera muri karitsiye barakwereka mu gitondo yaje gukoresha siporo Nyamunini. 6, Komeza ukorore 4, yaje gukoresha siporo. 4. Oh, come on now. Yeah. Man byanze ari kumukoresha siporo kuko uyu nguyu yarenda kugira ngo azagenda arebe ko bamugira umusekirite. Smoking inhalation, I'm a $1.90. Ibintu byo kunywa bugomba kubicitseho. You can't pull a tire 20 yards. Nimba koko umuntu nk'uyu nguyu nimba umuntu nkawe utakurira ipine nk'iri gute watabara umuntu ari mu nkongi y'umuriro. Get it up, get it up. Kuri umusekirite ngo umusohoreyo Your mark, mwirukankana. set, pull. Rebe On. Who's gonna make security guard? komeza jejejeje uraza kuba umusekirite mwiza sha. Yeah. Who's gonna make security guard? Ninde uzaba umusekirite wa danje? Ni njyewe. Do it again. Reka twongere. Uyu mugabo agerageza gufasha umuntu bakorana. Mubwira ati gabanya imirire wanagabanya iyo tayi ntago icuruza ntago yakora akazi. Nibyo mba mbabwira. Mukore siporo mbyuke mukore siporo. Umugabo bigeze ninjoro yigarukira muri ka restaurant. Yo. Wa mukobwa dore nguyu. Hari wamuzaniye icyo kurya. Poison, just like you like. Ibi biryo byuzuyemo uburozi bimukunda. No, some guy at work. I didn't want to waste. Ni isabukuru yawe se oya. Hari umuntu wari wagize isabukuru ku kazi mfata iyo keke nyikatonda avuga ni ndaza kuyikuzanira itangirika. How old are you? Ufite imyaka ingahe? Doesn't really matter. Imyaka mfite singenza umukobwa ameze nk'uwakubiswe afite igikomere kujisha ejo yagiye gusa mu kwigurisha none agarutse ameze nk'uwakubiswe. Umukobwa avuye amaze kubona ko uyu musaza mwubaha. Hazi kubona wicuruza hari umuntu utagucira urubanza ugufata nk'uko afata abandi bantu. Biba ari byiza. I'm sorry. I'm breaking protocol, right? Mbabarire ntago menya narindi kurenga ku mabwiriza kuza oya icara wa. Ino twicarane ntaribi. Icara hano. Ni umugabo ukuze ababibona ubuzima bw'uyu mwana bayemo. Ariko nanone hanze hari gabiragoye. Not interrupt anything. Yeah. Nyizere ko ntaje kukubangamira hari ibyo wari urimo ya. Icara hano. Amuganiriza. So? None? I don't know. Sinzi. You know, I just kind of felt like a quiet voice. Before it all goes crazy. Urabizi iteka umuntu yumva ijwi rituje mbere yuko ibintu biba bibi. I'm Terry. Banyita Terry. Bob. Je banyita Bob. Bari baziranye ariko batajya bibwirana amazina. You know, you don't look like a Bob. Genda abantu udasa nk'umuntu witwa Bob. You look like a Robert. Urasa nk'umuntu witwa Robert. Robert reads books like this and Abantu bitwa ba Robert nibo basoma ibitabo. watches TV. Naho abitwa ba Bob babirebera televiziyo batajya basoma ibitabo. So we're gonna wait through the one. Alina. Nishimiye gurana.
nishimye gurana nawe Alina. Catch you around, alright? Good night. tuze gusubira ni muri karitsiye batarajya kure hariya baparitse imbere urebe filime batarajya kure hariya paritse hano Дело, а? wakoze ibiki Что ты сделала с этим, Клинт? wakoze ibiki umukire wacu wamukoze ibiki Still alright? uriya mukire yankubise The fuck you think you are? naba aramukubita It's alright. It's alright. bimeze sawa Alright. bimeze sawa Alright, Robert. Чего назвать? Robert gumira aho ngaho mukobwa mwinjiza mu modoka bari kumutuka ngo yakubise umukiriya n'umukiriya aramukubita This girl. She's no good. uyu mukobwa ntago ari mwiza twamugushimira nimba ashaka guhugura Если не надо. uzahamagara iyi nimero Это. tugushakire indi ndaya mwararana twe ducuruza abakobwa kandi ibiciro twarabimanuye abakobwa bahari usanga ari abantu b'abapimpu babagurisha pimpu Eugene sanga umuhamagara ubahamagara ati dukeneye umukobwa umeze uku nuku bakagukubita hango nini naho byaraje aya hano ntago bishoboka uhamagara bakakuhiririza abakobwa bamusigiye nimero bamenye bari bazi ko yaragiye gutereta karaga gakobwa ati uriya ntago ari sawa nawe atagukubita akica izina ry'akazi uzaduhamagare tukoherereza umwana umugabo bwarakeye yisubirira mu kazi we areba ibibera ku isi akicecekera nta magambo menshi avuga akikomereza ibyo byarabaye byuka ajya mu kazi bugacya bukira bigeze ninjoro avuye ku kazi muri iryo joro aza gufata ikindi gitabo ajya kugisoma uyu mugabo warasoma kandi ntagashaka gusomera ibitabo mu rugo aragenda akicarira ahantu agasoma niyo iminsi yaragiye iricuma muri iryo joro ndagira ngo ukurikire filime umugabo bwarakeye nanone agaruka hano yigarukira gusoma ibitabo muri ya resitora agezamo umeze nk'akabari The ICU at Shaman. numvisha wa mukobwa ngo ari kwa muganga rwose ari mu ndembe yagasani uyarumiwe ngo wa mukobwa mujya mura muri aka resitora kanjye amasaha akuze ngo ari mu bitaro use yarumiwe ni umukobwa ishundi uretse guhura biganiriraga witwa Rine wagashuti ke kagakobwa kakana we ni umusaza ko muri karitsiye muziyaza kwa muganga areba umwana w'umukobwa hano arwariye kureba hano urebe filime yageze anasanga kakana kagakobwa kitwa Rine kari mu bitaro bagakubise isura bayimennye urebe filime tu rebe azana riba umwana w'umukobwa bamukubitaguye abaje bamukubise n'ubundi urushya ari kumwe niwe bavuga ati wafashe nabo umukiriya bari uri kwica izina ry'akazi Arena uraza kumera neza hano hari umurwaje uri kwica izina umuntu nimba agurisha abakobwa bakurangira umukiriya ukagenda ugasirira n'uwo mukiriya ubuyisha business yabo bamukubise barakwereka undi mukobwa wari umurwaje nimba bapfana iki kimbona bose bahuriyeho no kwambara mini yajarira asa hano n'umurwaje uretse bimeze sawa bimeze sawa urakoze murakoze How's she doing? ameze ate uriya mukobwa Alina, how's she doing? ndavuga Arina ameze ate uyu arikanga urindi Friend? ndi inshuti ye amuha akantu ngo yihanagure uyu mukobwa yarageze ngo atumbaza Arine urindi Guy hit her hari umuntu wamukubise and she hit him back. w'umukiriya umukobwa nawe aramwishyura Slavi. uwo mukiriya ahita ahamagara bosi wacu witwa Slavi So Slavi made the example. Slavi rero kuko ari bosi wacu yahise amukubita kugira ngo atange urugero atazagira n'indi ndaya imenyera umukiriya Batteries. hari igihe bigeze gutwika umukobwa na aside mu maso It's a reminder for the rest. kugira ngo twese abakobwa bacuruzwa n'uriya n'abariya bagabo tujye tugira ubwoba tububahe Harry, you were very young. bazanye n'umwana w'umukobwa ari akiri muto Went where?